Yes, so tugiye gukomeza nyine inyigisho zacu kuri Python na Django, gukora ama web application. Turagerageza kuzishyira mu kinyarwanda nyine kubishobotse, bidashobotse tubikomeze mu cyongereza. Ku nyigisho z'ubushize twari twarebye gukora ama templates. Nizere ko nta kibazo zumvikana. Ziramutse zitumvikana nyine wasiga comment ku nyigisho. So uyu munsi tugiye noneho kureba ni gute upasa cyangwa ni gute ama variable, ifite ama variable uyapasa kuri yama template twakreye cyangwa se twahanze ubushize. So nukuvuga iki? Nukuvuga iyo tuvuze ama variable ni igihe ufite nka a ukavuga ngo ingana nk'ijana cyangwa igihumbi kugera 2,000, sibyo? So igihe ufite nka gutya ntuza ufite zino valeur ziri niyo twita variable. Noneho ni gute iyi variable wayipasa kuri ntuza kuko uri kubona hano tuba tuzifite muri views.py. So ni gute wayipasa kuri ano ma HTML pages ku buryo nyine aba end users cyangwa abakiriya banyine bayibona. So yes, twihuse hano ndirabanza tuvuge kuri nuza twita JSON. JSON ni iki? JSON navuga ko ari iki? JSON navuga ko ari nuza ni format itwemerera nyine gusharinga data. Nkaho ngubu iratwemerera gusharinga data hagati ya zino file ebyiri. Ukuvuga iyi file ni ukubona ni Python file, sibyo? Twavuze yuko ifite ama function nyine yasinga ikaba ifite no variable a. So iyi ngiyo iraza kuba ari home, ikaba ari HTML file. So noneho ni gute iyo dufite zira variable tuzivanga? So JSON rero ni kikora nyine ni nka text data interchange format. Yeah, so muri make ni gutyo nabivuga. JSON kuntu bikora iduha ntuza, iduha ama data structure abiri. Hari yitwa object ni iki? Object ni tanga urugero. Object ni iyo ugeze gutya byumvikana ikatanga urugero. Hano bifite key cyangwa se bita nyine attribute. None hano ikaba ifite value. So urugero ubu tugeze gutya twakoze iriya nuza yitwa umuziki. So tubona ko hazaba harimo album. So noneho ushobora kugira gutya, hano nkashiramo iyo uvuze attribute ni ukuvuga properties. Ni ukuvuga album ni ibiki biyiranga. Ni usho nyine album ifite titre, sibyo? Ifite titre aho ushobora kuyita wenda reka tuyite album ya pato. So iyi niyo bita object. So indi data structure nuza iduhane yihe ni yitwa array. Noneho array ni iki? Array ni igihe ufite ama object menshi ari muri nuza nyine ari muri array. So katureba urugero hano byumvikana. So array kubona ni nuza bimeze gutya. None ugashiramo ama object ya menshi. So ubu kochiremo nshobora kuvuga wenda album ya Peter. Hano nkashiramo n'indi album ya Paul. So hano birumvikana. So noneho hano ikintu nshobora gukora ni nkuko twa album nyine album ibifite titre, ibifite n'umuhanzi cyangwa se artist. So kumva ko nabyo bihita bigira ntuza umuhanzi cyangwa se artist ikaba ifite n'iki umuhanzi cyangwa se artist ubwo hano araba pato ikaba ifite n'iki wenda ikaba ifite na date cyangwa itariki
tariki iyo album nyine yasohokeyeho. So hano na twahashira wenda katuhashira January 8. So hano birumvikana. So nukuvuga none izi property album yose dufite zose zirazihuza. Kuvuga album igomba kuba ifite titre, ikaba ifite artiste, ikaba ifite n'itariki yasohokeyeho. So nta kindi ubwo noneho ndabi copy na big pasting nahangaha, ariko nyine hano nuzarahinduka Peter, hanyuma date nayo ihinduke, wenda ushobora gushiramo June, wenda ugashiramo seti, naho ugashiramo seti, sibyo? Noneho hano naho artist ubwo araba Paul, hanyuma date naho ushobora kuyihindura, wenda ukayishiramo May, wenda ugashiramo 5, naho ngaho ugashiramo 2015. So hano birumvikana. None ikindi hano ushobora no gukopia ntuza yawe, ino array yawe, ukajya kuri ntuza kuri Google ukagooglinga ntuza validate JSON. Yes, kugira ngo urebe niba array yawe nyine iri JSON, iri valid, iri JSON, iri valid. So nta kindi no gukanda hano validate JSON. So turebe result. So urukubona baravuga ko hari mikosa, album title, album ya Pato. So reka turebe none ikosa hano riri. So album ya Pato ikosa riri hano kuri album ya Pato, ikosa no kuvuga ndagomba kuza ntuze agapo. So artist nahanga agomba kuza ntuza artist ni Pato. Yes, ndikumva ribi ya makosa yararimo. Noneho nshobora kugira validate na none. Irindi kosa ririmo ni rihe? Expecting good artist kuri album title. Yes, artist cyo twashizemo noza kandi ngomba kuba ari double point. Okay, haya hano ni artist nibyo. Album title, album ya Paul, artist. Yes. So ndikumva nta rindi kosa ririmo, reka turebe. Iracyavuga ko ari ikintu kosa kuri album title, album ya kuri ya Peter, no kumanuka hano hasi. So ni ya Paul, ya Peter ni ya Peter ni hano, sibyo? Kuzamo double point kuri artist akaba Peter, naho agomba kuzamo double point. Yes, ndikumva noneho nta kosa ririmo. So none ukubona ko yitimbwira kari valid JSON. So nta kindi kuna nshobora kuyikopia noneho icyo nkora ni icyo kubona nk'ubu twadufite nyine no variable yitwa a. Iriya variable yitwa a, reka noneho nyite albums, sibyo? Noneho iriya noza array ya JSON nyishiremo yose. So birumvikana. Noneho ya array yose nyishize muri ino variable yitwa albums. So nta kindi. Noneho ni gute iyi albums wayipass cyangwa wayiha kuri zino HTML page kugira ngo nyine zino HTML page displaying zino data dufite hano. So nta kindi par conversion. So ubundi ukrea ntuza turakrea dictionary mu nyigisho zo muri Python twarebye nyine no data type yitwa dictionary. So nizere ko haramutse hari umuntu nyine ufite ikibazo yareba video twakoze kuri zino data type yitwa dictionary, nyine irumvikana nta kibazo. So noneho iyo umaze kwishyira muri none uza variable yitwa context cyangwa se context. So nta kindi ugomba no gupasa ntuza
text, nta kindi none ugomba kuyipasa hano. So nukuvuga nuza zino data dufitemo hano turaza kuzidisplayinga kuri nuza kuri no home html, sibyo, home.html. So nizere ko humvikana. So noneho icyo dukora ni iki kuri home.html, ni hehe dushaka ko ziriya data ziza kuba displayed. Turashaka ko ziza kuba displayed muri body munsi iyi nyine web app muziki. So noneho icyo dukora ni iki, icyo tugomba kumenya nanone ni uko zino data rukora dufitemo ama object menshi. Ni ukuvuga turakora loop ya for igenda yerekana buri data nyine, buri object imwe ukwayo n'indi ukwayo n'indi ukwayo. So ndikumva humvikana. So wenda icyo dukora ni iki, tubishire muri nuza, tubishire muri board, wenda muri h2 sibyo. So icyo dukora ni iki noneho turakora for loop. So ni ukuvuga albums. So iyi album in albums sibyo. Si for loop, iyi for loop yo muri Python nayo nyine twarayibonye mu nyigisho zo kuri Python. So icyo nshaka kwereka ni iki, ni iyi albums ni ya variable nyine twavuze hano sibyo, ni variable umvikana hari nzi ko nta kibazo. So noneho iyo umaze gufungura nuza urabizi ko igikurikira iyo ufunguye block ugomba kubanza kuyifunga mbere yo gukora ibindi byose sibyo, and for. So noneho hano mo imbere niho to displaying iki, niho do displaying za album. None icyo twaccessinga ni iki, twaccessinga none iki twaccessinga ya key cyangwa ya attribute ya yingi album title, artist na date. So birumvikana album title. So hano dushobora kwashyira nuza kugira ngo kugira sibyo, hano dushiremo artist. No, hano dushiremo album.dates. Sibyo nikumva hano byumvikana. Hano wenda dushobora gushiraho nanuza indi nuza yo kugira ngo kuduha murongo. So ndikumva ino nuza yumvikana nayo nta kibazo. Okay, so yes, so niziko nta kibazo server runninga ikatubwira. Yes, uri kubona nyine ko yayisinuze bitwereka hariya munsi album ya Patton twavuze ko yari izina rya album, artist ari Patton n'ibiki. So ariko nyine dufite ikibazo muri nuza muri iki HTML Peter Paul. So kuki itwereka ino nuza, itwereka ino curly brace. So turebe impamvu, ari guturuka muri and for. So kwiri hano nyine sibyo. So none ikindi ni iki, kana hutosha. Okay, yes. So album ya Pato John 1, album ya Peter John, album ya Paul. So kuki dashira muri yamaye, kuki dashira monuza. So dukubera inoza twayishizemo muri inoza mayafo. Okay, so tuyishira imbere muri fall turebe. Niyo mpamvu itari gushama ama space ama espace. So
okay uko nanone ko yashizemo space hagati yazo. So album ya Pato hano artist akaba Pato Dat cyangwa Date ikaba ntuza nyine January 8 2016. So nizere birumvikana ko ukuntu nyine none uduha ama variable tuyahereza iyi HTML pages cyangwa ama HTML tuyahereza ku HTML pages. So nkuko tubikoze hano ushobora no kubikora kuri about, ushobora kuyikora kuri about hano nyine naho ukoherezaho nyine ukoherezayo ugana yo ushobora kupasinga nkuko twapashije imizi hano nonuza ushobora no kuyipasinga nyine kuri about nabyo bikaba bikerekana kuri muri about.html. Bo ariko ubutaha tuzareba ko ubundi zino nuza ntago zino data nyine ntago buzifite gutya ziba ziri muri database nyine tuzareba noneho ukuntu uza accessinga nyine.